bose bagenda cyo mwacaho ndacaha ugashiduka baguhabuza ukuru utafatse ntiwashingiye warubikwiriye ntusezeranye ntugize gute ntago wakiriye abana mbega nta birori bibaye iwawe ariko warabyaye nk'abandi abagore ku ruhande bahagucinya bakaryana n'inzara abandi bakaryana n'inzara ku ruhande ese bashingira gute nuka biciro ry'imigani wirinde hari imbaraga z'abarozi zigiye kubagiye kuroga we n'ubutanabizi cyane nubona imbwa yicaye ukubona irimo irarya ku biryo byawe menye kuko birigaragaza nk'imbwa ko ahanze hazaye imbwa n'abarozi nuvuga ngo icyo gihe deja Imana naguhishuriye ngo hari uburozi bugiye kwinjira mu buzima bwawe yerekwa hari icyo bivuze rero buriya imbwa imbeba ipusi ibisimba tuvuga bibyeretse ahana ariko imbwa naho kwitondera ni ibyaha by'ubusambanyi by'umuzi ni ibyaha by'ubujura by'umuzi ni ibyaha bitihanwa kandi harimo n'icyo twita abarozi muri icyo gihe ndabashuhuje cyane nshuti z'Imana abakunzi b'Imana nshuti za ministeri yacu ariyo dukora kuri YouTube twita ngo ubumwe bw'abera ministries aho muri hose tubashuhuje aho tugeze kuri uyu munsi mwiza cyane twagana wa 14 tumva ari umunsi tugezeho kugira ngo tuganire kuri aya magambo meza amagambo Imana iri mu ruhande rwacu Imana bampera umugisha hanyuma rero minsi yatambutse ibyifuzo mwagiye mutanga narabibonye ndetse nubwo ntarasubiza twamaze tuganira ku kintu cyitwa imbeba tumaze kukiganiraho abantu benshi baranabikurikira baranabyumva ariko nagira ngo uyu munsi turebe no gusubiza ibibazo mutashaka kubaganira ku ijambo ryitwa imbwa mwavuga utese no pasteur azanye imbwa gute mu nzo z'abantu barota imbwa abandi bakazita ukundi ndashaka kuvugira ko ijambo imbwa ntabwo ari gupfa kuvuga gusa ijambo imbwa mu isezerano rya kera harimo ijambo imbwa inshuro 33 imbwa imbwa dog imbwa shiyenyi n'imbwa kuriye hanyuma mu isezerano rishya havugamo imbwa inshuro 8 uvuga ngo fa inshuro 8 ukongeraho 33 ni inshuro 41 bibiri isobanuramo imbwa ariko aho uza kureba urasanga ijambo imbwa rivugitse ukuntu ukomeye ngo nk'urugero ahambere mu kuva 11 umurongo wa 7 avuga ngo ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa zizamukera mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo menye yuko ndi Uwiteka utandukanije n'Egiputa n'Abisiraheli urumaze ngo ntambwe izamuka nubwo muzoroye mu rugo nubwo muzigaburira nubwo muzihobe nubwo muzikunda ariko ni imbwa twebere yavuze urumva muri Bibiliya harimo ijambo imbwa inshuro 41 kandi mumva ko bintu bitoroshye hanyuma nari mbere cyane ngo ntambwe izamukera umwisiraheli hari ahandi uzasanga mu bice 20 umurongo wa 20 naho haravuga ngo kandi muzambere abera nicyo gituma mudakwiriye kurya ikirira cyo ku gasozi mujye mukijugunyira imbwa urumva nta kujya ikintu cyipfishije kijugunyira imbwa zivuga ahantu henshi cyane ntabwo nabisoma ngo mbirangize n'amagambo menshi cyane ariko kuko ndetse muri Yesaya 65 umurongo w'10 ngo abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bamaze bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka urumva ni ibiragi bavuze Yesaya 65:5 bavuga ngo ni koko ni imbwa z'ibisambo zidahaga nabungeri batabasha kumemba ni ibisambo ni imbwa z'ibisambo ni ibisambo imbwa ni ikizira imbwa ni ikintu gikomeye nubwo muyikunda mukayorora ariko Bible ivugaragaza neza imbwa nk'inshuro mwe nimwe nabasobanuriye yenda mu isezerano rya kera biho bitangira muri Matayo haravuga ngo ibyejejwe by'Imana ntimukabihe imbwa ngo si byiza kwenda ibyo kurya mukabijugunyira imbwa ariko imbwa nazo tuyuvungukira muri Mariko havuga ngo hanyuma ndashaka kureba handi bavuga ngo hanze haza imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora hanyuma Petero wa 2 bice 2:22 ngo ibyabasohoye n'iby'umugani yuko ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo
22:15 mu byahishuwe ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasebishanyi n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Murumva imbwa buri gihe biriya igaragaza nk'ikizira, igaragaza nk'ikintu gitebwa. Nubwo abantu bazikunda, I'm sorry ntundebe nabi, ariko nkweretse inshuro nyinshi wasoma hafi 33 inshuro 33 mu isezerano rya kera, noneho n'inshuro 8 mu isezerano rishya, bikaba inshuro 41 igaragara bavuga ijambo imbwa, ariko ivuga kuyijugunyira ibirira, imbwa kuyishyana inyuma, kuyibuza kumoka, ibyo kutabijugunyira imbwa. Urumva bibiri hagaragaza imbwa. Noneho mu ijoro mwiyerekwa wowe urota imbwa. Icyambere banduye ko mu buryo bw'ubuhanuzi nta kintu kizi imbwa ivuga, mu buryo bw'inzozi nta imbwa, nyine n'imbwa niyo kumoka, niyo kurara hanze. Urumva ko Imana yese yabwira mu itangiriro ntabwo iryo jambo ririmo, ariko nko mu kuva hatumye ngo nta mbwa izamokera umwisiraheli. Nuvuga ngo ntambwa ngo haba n'ibintu bye. Nuvuga ngo kumoka ubwayo isomye, nuvuga ngo nta dayimoni yose izigera isatira. Ubundi mu buryo bwa gihanuzi no mu nzozi, imbwa igaragaza abadayimoni mu buryo bune. Icyambere ubusambanyi, icya kabiri igihombo gikabije, icya gatatu umwanda mu byo ukora, icya kane kurya ibintu byawe kikabyangiza. Kubera ko imbwa burya yibitsemo ubumara, ayimaze kukurya batakuvuye. Muzi ko imbwa yasaze kandi bagifite n'ibisazi burya barazikingira. Umunsi murabizi imbwa yifitemo uburozi buteye ubwoba. Bivuze ngo iyo ubibonye gutyo, cyambere n'ubusambanyi buteye ubwoba bukabije, ikindi hagaragaza abadayimoni b'inyatsi ku buzima bw'iteka ryose. Umva waba uyishoreye, yabikwirukankana, wayibona imbere yawe, wayibona mu cyumba cye, mu buryo bwiyerekwa mu nyumve. Ndagira ngo uyitunze mu rugo atabyuka yica. Oya, ntubyuke uyica, reka reka reka, ntubyuke uyirukana, reka reka. Ariko niwibonye mu nzozi, menya ko Bibiliya, useye ko ntakubeshya, sinzi ko imbwa nyine reka nshiga bigona uburenganzira bw'umuntu, uyitunze niyubahwe, uyifite niyubahwe, uyikunda niba, ariko menya mwiyerekwa imbwa isobanura iki. Ngo nta mbwa izamokera umwisiraheli cyangwa ibintu bye, ariko ibyawe imbwa zanabirwaniyemo. Siko bajya bisobanura ngo imbwa zabirwaniyemo. Kuki bavuga imbwa zabirwaniyemo? Nk'urugero ugasanga umuntu yakoraga ikintu cyafite urugo rurasenyutse, ati imbwa zabirwaniyemo. Kuki bavuze ko imbwa zabirwaniyemo? Kandi nuvuga ngo imbwa ni ikintu gikomeye mwiyerekwa no mu nzozi no mu buhanuzi. Iyo yirose uwo mwanya, menya ngo haguruka usenge, kuko ni igitero cy'abadayimoni, ni igitero. Burya benshi mwibeshya cyenda nk'imbwa zo ziziritse, byo nibyo, ariko nkubwiza ukuri, burya mu ijoro urugendo imbwa igenda. Kandi umenye ko imbwa igira ubwenge. Imbwa ntigenda uyireba, ariko iyo bamaze kuryama burya kuba zoroye ziri hanze, imbwa irara igenda, mu gitondo ukabyuka usanga ihari. Urugendo irara igenda ijoro ntabwo warumenya. Ntabwo babizi buriya, kereka ziriya ziva ku biziriko za mu bipangu buri kwisohoka, ariko imbwa ibasha gusohoka burya irakubeshya. Uraryama, iyo umaze gusinzira imbwa iragenda ikajya gutarara iyo kure, kandi umenya aho igeze, ntumenya aho yagarutse, ntumenya iyo yagiye gusenzanya nayo, kwikutiro ntuhamenya. Imbwa ishobora kubikubona ikakuba hafi ikagira ngo muri kumwe, ariko burya mu ijoro imbwa nyinshi ziturwo zikagenda zitahinduka mu bipangu. Niyo mpamvu rero bigaragaza imbwa hanze haza imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya, ibipfuye mu bijugunyira imbwa, ntihagire imbwa izakandagira aho muteranira, imbwa ikigizwaho bikayisobanura. Rero nagira ngo mu nzozi urota, niba urose imbwa haguruka usenge, noneho usenge bihagaze. Niba urose imbwa ihagaze mu murimo, menya icyo ukwiye gukora, kuko nta nubwo bavuga ngo selome fidele, ibyo ni ibyaba byivugire, ariko ibiri ifite ukuntu ivuga nyine. Ariko mu ijoro y'imbwa igiye urayibona, uzi ibyo yagakoze hariya. Imbwa ifite ukuntu ikora ibintu, ikorera ko muri kumwe, ariko nukuye uzara nigiye gupfa ntikwiyereka, igwa kure idatuye. Muri make nubwo uyizera, ariko imbwa ukuntu yaguhinduka, yakurira umwana kandi ifite ubumara. Ikintu cyose kibitsemo ubumara ukita cyiza mumeze gute, segora muzikingira, muzitera inkingo kugira uzagira uzangiza, ariko irahinduka. Icyambere imbwa se wagira ngo umuntu itamenyereye yakwinjira mu rugo rwawe, so kubanza kwiyati have ukamwereka. Urumva yo imenya bari abandi ntibibareba. Rero yurose imbwa ninjoro, wayirotira iruhande rw'umwana wawe, yayirota umugabo wayishoreye cyangwa uyishoreye cyangwa yigushoreye. Icy'ingenzi nuko utazengurutwa n'ibintu byiza. Kuba ubwayi kwirukankana byuragowe, kuko arakugusha mu busambanyi, mu bihombo, mu bukene, mu bindi bintu bikomeye, ndetse n'uburwayi bw'abadayimoni, plus yabarimo n'uburozi n'ubumara bukomeye. Ariko nawe ufite ikiziri kuyikuruye, menya ngo nawe ufite urwaye
rwaho ugenda urwana narwo ku manywa na nijoro, ndetse nubona umwana wa rukuru uzamenye ngo yagucitse mu bintu bikomeye, kandi umenye neza ikintu cya mbere, burya yimbwa irutse irongera ikarya ibirutsi yarutse. Niko imbwa ikora ubundi. Iyi mbwa ibashe kukuruka cyangwa se kudahwa mu Kirundi, irongera byadashye ikongera ikabirya. Nuvuga ngo ni ikimenyetso cyo kwihana umuntu ntareke. Hamwe nabwo cyagiye ngo umuntu urota umuntu arimo arya shikareta agakurura akajya akura ntizimushiremo. Rero n'ubundi n'imbwa nayo igisubira ku birutsi byayo, cyangwa iyo yadashywe ibyayivuyemo irongera ikabirya. Ni wo muco w'imbwa. Ni wa muntu usanga yihana buri munsi agaruka mu cyaha, agaruka mu cyaha, agaruka mu cyaha, agaruka mu bindi, agaruka mu bindi. Mbabarira sinzongera, akabigarukamo, sinzongera sheri mbabarira, ejo akabaragiye sinzongera. Akagira ubwira ngo nabuze uko mbigenza, ngo nta mbaraga zabinkuramo. Ariko kumbi yifitemo wa mwuka w'imbwa wo muri w'abadayimoni biyambitse imbwa baza muri we. Niyo mpamvu wahuguye gusambana byaramunaniye, inzoka byaramunaniye, byaramunaniye, kuko afite imbaraga mbi z'abadayimoni. Wowe uri kurota imbwa rero, menya ngo byakomeye, iri mu murima wawe, iri mu rugo rwawe, iri ku bana bawe, iri ku buriri bwawe. Iyo mbwa yakwinjiranye nubwo muzitunze, ariko menye ngo Bibiliya izita ikizira. Kandi nakubwiye ko muri Bibiliya isezerano rya kera ni inshuro 33, isezerano ni inshuro 8. Hari nk'ibyahishuwe ngo hanze haza imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya. Urumva bafashe imbwa bayihuje n'umurozi, bayifashe n'abasambanyi, bayihuje n'abantu bakunda kubeshya. Kuko imbwa yikubonye izunguza umurizo, ariko yanakuruma burya ibishatse. Nigihe tuzaganira ku njangwe nayo iyikwereka ko nta nzara ifite, ariko buryizirambo yakwereka. Sobanura ngo n'uburyarya umuntu agucakura muri kumwe ntumenye icyagambire, afite inyagambire muri urwo ruhande rwiwe. So Imana rero ibampera umugisha cyane, mukomeze mukurikirane. Iyi ngiyi ni ubumwe bw'abera ministries, ni ubumwe bw'abera, aho duhura tukaganira ibiganiro. Nkunze comment zanyu, nkunze shares, nkuko musharinga ibiganiro, kandi muhamagara abantu bose, muyihereza abantu bose bigukuri. Dufite iminsi 120 ijambo ku ijambo, nta yindi nyungu tubireba, nta bundi buryo. Ariko bitekereza umenye ngo ese koko imbwa isobanura iki. Ndagikusobanuriye mu bwinshi bw'imbwa. Ni Bibiliya nayisoma hano mfite uwo mwanya, urumva n'inshuro hafi 41. Ntabwo nari nasoma ngo ahimbwa bayivuze gutya, havuze ngo n'imbwa z'abungeri basinziriye. Ko cyo bahindutse ngo ntibita ku mukumba, aho ntago nahavuga. Imbwa barisobanura ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Urumva imbwa iragarutse kenshi. Imbwa rivuga ibintu byinshi bikomeye, rimwe na rimwe ivuga ubusambanyi butihanwa, ivuga ubyaha bitihanwa, ivuga yuko kandi niyanyatsi imwe iteye ubwoba, ubyaye abana aho kugira ngo bazajye kwambara nawe nk'ababyeyi ushyingire, bose ugasanga ubyaye abana nta bukwe na bumwe wigeze ukoresha mu buzima bwawe, bose bagenda pyo mwacaho ndacaha, ugashiduka baguha abuzukuru utafatse, ntiwashyingiye, wari ubikwiriye, ntusezeranye, ntugize gute, ntago wakiriye abana, mbega nta birori bibaye iwawe, ariko warabyaye nk'abandi. Abagore ku ruhande bahagucinya bakaryana n'inzara, abandi bakaryana inzara ku ruhande. Ese bashingira gute? Nuko kabiciro ry'imigani, nabo bakabyara batyo, nabo ugasanga ni uruhererekane. Kandi akenshi imbwa igaragaza nk'akarande yo kutagira ubuzima bwigiye imbere. Kandi umenye neza yuko imbwa muzayirebe ikunda uyitaho, imbwa uzayirebe ikunda umuntu uyigaburira. Nuvuga ngo mu yandi magambo imbwa ifitemo ikintu cyo guharara ndetse no guharurukwa. Rero nayo bwiza ukuri bantu b'Imana mukurikiranye ubumwe bw'abera ministries, babwira ngo nyaboneka komeza ukore comment, ukwandike, uduhamagare munsi yo nimero. Ariko umenye ngo urose imbwa uhuye n'akaga, uzarota imbwa ifite dosiye mu kanwa kawe. Hari igihugu nabonye imbwa ajya guhahama ariko ntibivuga, ariko icyo wayikoresha cyose jya umenya ngo nubwo uyitunze ariko yibitseho ubumara, yakurya yibitseho iki. Nitugera ku cyeta dayimoni y'ingurube n'igikeri ntuzumirwa. Warose igikeri, warose ingurube, warose iki. Ariko yurose imbwa ni icyaha cy'ubusambanyi bw'umwanda bwa bundi butavaho. Usanga umukecuru asambana, nyina agasambana, umwana agasambana, ugasanga mu rugo rwose ni ubusambanyi bumwe bunuka. Umuntu avuga ngo ngiye ngo sinzi uko nabigenza, nisanze aho ngaho. Akarota imbwa rero imwirukankana, ubundi akarota yikuruye. Waba yirukankana, waba yikuruye, yaba ikwirukankana, menya ngo ufite ibyago bine. Kandi ikindi umenye ko n'imbwa uyibonye irimo irigata ku mazi yawe, wirinde. Hari imbaraga z'abarozi zigiye bagiye kuroga we n'ubutanabizi cyane. Nubona imbwa yicaye ukubona irimo irarya ku biryo byawe, menye kuko birigaragaza nk'imbwa, ko hanze haza imbwa n'abarozi. Nuvuga ngo icyo gihe deja Imana naguhishuriye ngo hari uburozi bugiye kwinjira mu buzima bwawe. Rero ukwiye gusenga, ukirukana ubwo bumara, ukambara imbaraga. Imbwa ni ikizira muri Bibiliya, imbwa iteye ubwoba. Ntumbwire ngo kuyorora ni ikibazo, oya rwose zorore,
nushaka worore nyinshi, ariko umenye ngo woroye ibizakurushya n'urumenye. Ariko nge ndivugira mu buryo bwa mpemu yera, ndavuga mu mwuka wera, ndavuga mu mwuka wera. Ubwo uzarota rero, hari uwarose abona nk'urugero umwana w'imbwa zimwiruka inyuma akumva ni ibintu bizima. Aho ntabwo ari ibintu bizima nyaboneka. Mu buryo bw'umwuka amenya ngo watewe, wagabweho ibitero, kandi ntuzabasha kubisoko ngo bizakubera akaga gakomeye kandi bizanakurushya muri ubwo buzima. Rero twamye gusoma ahangaha muri amagambo turimo tuganiramo, ndagira ngo turebe hano kuri ibira ko iyo witegereje neza Yeremiya 15:3 aravuga ngo kandi nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa, niko Uwiteka avuga: inkota yo kwica, imbwa zo gutanyagura, ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba byo gushaka kurimbura. Urumva mu bihano Imana igiye gutanga ishizemo n'imbwa, ngo ni uburyo bune bwo guhanwa. Uwiteka avuga ngo inkota yo kwica, imbwa zo gutanyagura. Ubaza no kuba imbwa bayishyize mu bintu by'ibyago bigiye kuza. Ezekiel 3:3 ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu, utamba umwana w'intama ahwanye n'uvuna imbwa ijosi, utura ituro ahwanye n'utuye amaraso. Bavuga abantu bashaka gukora ibintu batabanje gukiranuka. Ngo niko ko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, imbwa ntigihaga. Abarinzi be n'impumyi ntacyo bamaze, bameze nk'imbwa z'ibiragi. Mu Mubwiriza 9:4 ufatanya n'abazima bose abafite ibyiringiro, kuko imbwa nzima umugenzi arakazwa n'intonganya zimwerekeyeho, amaze nk'ufashe imbwa amatwi. Gufata imbwa amatwi nawe urabyumva, iragenda ibigaragaza ahangaha. Nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko n'umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Urumva imbwa iraruka ikabigarura, arihana akagarukamo. Abanga imbwa zizarigata amaraso. Hari aho usanga imbwa ngo kandi babandi bagiye bagaruka nimugoroba bagakankama nk'imbwa bazenguruka umudugudu, bagaruka nimugoroba bameze nk'imbwa bazenguruka. Baba we kibita ubutware bw'imbwa ko ntacyo bumaze, kuko imbwa zingose. Iyo ni 22:12, kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Urumva hano kuko imbwa zingose n'umutwe w'abanyabyaha. Urumva umutwe w'abanyabyaha baje mu mbwa zigose. Urumva amagambo nababwiraga ni ikintu giteye ubwoba. Iyo baravuga ngo ariko noneho abo nduta ubukuru kuri ubu nibo bampindukiye bitwenge, ndetse nabase n'abashinyaguzi, n'imbwa zirinda umukumbi wanjye, ndetse ngo n'imbwa nazo razivugaho. Imana itugiriye neza cyane. Iyo urebye abami bicaye 2:9 bica abami ba kabiri ibice 9:6 bavuga ngo bituma bagaruka barabimubwira. Aravuga ati iryo ni ishyano, iryo ni ijambo ry'Uwiteka avugiye mu kumugaragu Eliya w'itishibi mu gikingi cy'Yezereli, niho imbwa zizarigatira amaraso ya Yezebeli. Urumva imbwa zirigasa amaraso, kandi izi mbwa zarigasa amaraso ya Yezebeli, nagiye kubabwira amakuru. Izi mbwa zarigasa amaraso ya Yezebeli ni imbwa yari yaroroye, ni imbwa yaratunze mu rugo rwe, ni imbwa yari afite azifite, ariko ziramwandutse, ziramuriye, zirarigasa amaraso, ziramuri imbwa. Twayibonye muri jenoside, imbwa ziko zariye n'amako, imbwa ntitoranye ntumpfa kubona inyama yariye n'abari bazitunze. Imbwa nta mpuhwe yakugirira. Imbwa ifite ukuntu ireba, yita kuri wundi, kandi imbwa igucitse ibigiye. Aha rero twonye ko iyo urose imbwa, uburosi ibintu bigera kuri nabwene, inyatsi, uburozi, ibyaha byo bidashira, ibyaha byo kwivuruguta no gusubira ku cyaho ujya mu kindi. Rero warabirose ariko ntiwabibona. Nagira ngo we turimo tuganira, si nkuvuga mu izina, ariko urabizo mu Bubiligi, uzi ukuntu byakugendekeye urose imbwa, bucyo uzi ukuntu bya
byagenze, nagira ngo nkubwire ngo uzahamagare nimero iri munsi muri kwibona, mukomeze mukore comment, mukomeze mukore share, muhereze abantu benshi, mubahamagare duhurire ku rubuga tuganire, tumenye ngo inzozi turota zifite agaciro. Muntu urota imbwa, muntu ubona igusimbukiye, muntu ubona ikuri ku gakano, muntu ubona ikubereye mu rugo, ariko ndavuga mu nzozi, mu rugo muzorore n'uburenganzira bwanyu, ariko umenye neza ko ibiri bigaragaza inshuro zigera ku 41 ivuga icyitwa ijambo imbwa, kandi kuvuga ngo imbwa z'ibisambo, imbwa zirigata bakankama zisubira ku birutsi, imbwa z'abarinzi, ugasanga imbwa ngo icyapfuye bakijugunyira imbwa, ibyo byose bakabikora muri ubwo buryo, ndetse yuko nta mbwa izigera imokera umwisiraheli, ariko yarakumokeye imokera n'ibintu byawe. Bivuze ngo uburyo urimo ukoramo n'uburyo urimo ubamo uhanganye n'imbaraga mbi z'umwuka mubi w'abadayimoni, kandi abadayimoni b'iki b'ibyaha bikomeye bashaka kunyaga ubutunzi bwawe, kunyaga ibyo ukorera, kunyaga ibyo urimo, kutabona bigenda. Wagombye kuba wishimiye umunsi kuba ufite abana bawe mu gihugu urimo, ariko bakunaniye, baranywa ibiyobyabwenge, abandi n'abasambanyi, ngo bwa burenganzira aho mu Rwanda bana n'abananiranye, bamwe ntumenye aho batashye naho bagiye, imbwa zarabirukankanye, ariko turiciye turatuje, nyamara warabirose ubyambura agaciro. Wabonye yinjira mu cyumba ntiwayirukana, wabonye yicara ku ntebe yawe ufite imbwa hicaye tayoroye ntiwabibonye, wafashe nk'ibintu bisanzwe, abandi ngo ni imiruho. Nagira ngo mbwire ko inzozi si imiruho, n'abazita imiruho yawe kujijisha, uko hari ibyo warose kandi warabibonye. Ni byiza ko niba urose imbwa ukaba warayibonye, uyu munsi uhamagare tugufashe gusenga, tugukureho izo mbaraga mbi, cyane ku mwuka w'imbwa ni umwuka umeze nk'uko bagushyiraho amapingu, ntujye upfa kukuvaho. Bisaba izindi mbaraga, bisaba ubundi buryo, bisaba ibintu bikomeye, bisaba ibintu by'imbaraga. Rero hamagara tukugire inama, hamagara tugusengere, hamagara twirukane imbwa mu muryango wawe mu buryo bwiyerekwa, hamagara twirukane, nushaka guhamagara n'umushumba wawe ntacyo bintwaye jewe, ariko tukubwire yuko Satani yatatse urugo rwawe. Yavuze Dawidi, ndetse basobanura ngo dore imbwa zirangose n'abanyabyaha ngo bari gutobora ibirenge. Imbwa ngo bafasha abanyabyaha bari nk'amabandi, n'uruhurirane, amabandi, abajura, abasambanyi, abicanyi, ngo begeranye n'itsinda ry'imbwa. Numva ko nubwo yoroye, nubwo yigaburira, nubwo ifite nyinshi, ariko mu buryo busanzwe byo nibisanzwe, ariko mwiyerekwa hari icyo bivuze. Rero buriya imbwa, imbeba, ipusi, ibisimba tuvuga byeretse ahana, ariko imbwa naho kwitondera. Ni ibyaha by'ubusambanyi by'umuzi, ni ibyaha by'ubujura by'umuzi, ni ibyaha bitihanwa, kandi harimo n'icyo twita abarozi. Muri icyo gihe ngandi gatiye ibiryo, ku kimbwa yangiriye ku isahani, ku kimbwa yicaye mu cyumba cyanjye, ku kimbwa yaherekeje umwana wanjye, ku kimbwa nayibonye gutya, ko nabonye umugabo akurura imbwa nyinshi. Bivuze iki? Nyine afite igishene cy'abagore inyuma, arimo akuru, nta makuru wibitseho, arakubwira shera, ariko ntabwo ari shera, ahubwo hari ahandi yavuye, kuko afite uwo mwuka. Ariko nawe madamu, nawe ntube mwiza, nawe uzi ko hari izindi mbwa nawe ushoreye, ubwo nabo wirukaho inyuma. Ibyo byose Imana ibiguhishurira mu, ariko ntubashe kubibona, ntubashe kubyumva, ndetse imbwa zamokeye ubutunzi bwawe ntibugihari, urahembwa ntumenye haciye, kandi imbwa zamokeye abana bawe, ubwenge bwaragiye, ibyo bakoraga ntibiri gukunda, ariko uracecetse, uraryamye, urasinziriye, ukibwira ngo ni imiruho. Oya, Imana urede yakuganirije, si imiruho yakuganirije, ahubwo wowe ntabwo wabyumvise, ntiwanabibonye. Ariko Imana ishimwe uyu munsi wa none ku bumwe bw'abera ministries, aho tubaganira amagambo yuko kera umaze kumva neza imbaraga zo gusobanukirwa no kumenya ibikwiriye, no kwicara hakwiriye, no kumva ko Imana iri mu ruhande rwacu. Rero Imana ibampera umugisha. Turi hafi gusoza kino kiganiro cy'uyu mwanya wa none, tubabwira yuko tuzakomeza ubutaha. Imana ibampera umugisha, wambara imbaraga, wambare kugwiza imbaraga. Rero nagira ngo mbwire uno muntu we ni ibintu Imana imishuriye. Wabonye imbwa ifungura firigo, ngo ifunguye firigo, usuye usanga nta birimo. Suko imbwa yari igiye kuba gusobanura ngo Satani yatatse ubuzima bwawe byose, ibiryo ntabyo, ubuzima bugiye kubura, ahubwo hari uburwayi bwinjiye mu rugo rwawe, atari uko bivuye muri firigo bishire, ahubwo ugiye kurwara indwara itabasha gutuma wongera no kugira ikintu wafata kubyibisa. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Mwari kumwe na Pastor Jean Baptiste, nakagaruka, mugwiza imbaraga, mwambara imbaraga, muhamagare, mwandike munsi, mutubwire, ukurikirane. Muntu warose imbwa, ukarota imbeba, ukarota injangwe, ariko cyane cyane turacyari ku ijambo imbwa, mpamagara dusengane Imana, umbwire ngo ufashe kwa Yesu Kristo umwami wacu. Turagushimye Imana ko mvise gusenga, girira neza bose mu buryo bwose, kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibarinde. Bye.